yakoze ibyo agomba gukora kandi abikora neza nk'umukozi w'Imana. By'ukuri twabuze umuntu ukomeye muri twebwe, ariko kandi yadusigiye ukomeye cyane Kristo muri twebwe. Rero byiringiro bikomeye dufite byinshi tuzamwibukiraho. Ababyeyi babuze umwana, umuryango yari yashatsemo wabuze umukazana, ariko natwe mu itorero twabuze umuntu w'ingenzi, inkingi ikomeye cyane hagati muri twebwe. By'umwihariko nari umushumba wari kunana abapare we n'abantu nzi cyane iyo bukomeye. Nabuze abantu bakomeye, nabuze umuntu ukomeye cyane, kandi numva twavuga ibintu byinshi, ariko byinshi muri byo tuvuga nta kiruta ibyo ko dushima Imana yabanye nawe. Turamushimira ko inshingano yari afite aho mu muryango ndetse no mu itorero no muri kominote muri rusange yazisohoje neza, azikorana ubunyangamugayo. Mu by'ukuri ntabwo ibyo tuzavuga byose n'ibyo tuzamuhamya byose ari za nkuru zo kuremarema. Yari umwana muto, ariko kandi ufite umutima wagutse ku rwego rukomeye cyane. Yari afite abana yabyaye mu nda ye, yabaye umufasha mwiza wa pasteur, ariko kandi no mu itorero ku myaka ya 34 yari nyina w'abandi bagore benshi cyane, kubera ko yari uwo bita umumere w'itsinda ry'abadamu. Kuri hari byinshi, ntabwo ibyo ntibipfa kwizana gusa, biza kubera ko Imana yamubonyemo icyo cy'agaciro gikomeye, kubera ko yari afitemo ubwo butunzi. Yari umudamu uciye bugufi cyane. Kimwe mu bintu mvuga tuziranyeho na bene data bo mu itorero, nyuma y'uko duhawe inshingano ndetse n'umutware we, turi abapasiteri 5 mu itorero, ariko hari ukuntu nyine dufite twajyaga twicara mu buryo batugereye ibyicaro nk'abashumba. Noneho ibyateye by'uburere abantu batandukanye, muzajya mwicara kubiri n'abadamu banyu mwabaye muti. Baragenda rero dukora inama kugira ngo abadamu bazaze batwegere, niba ari mu matero nyine tujye turebana mu maso cyangwa ibintu nk'ibyo. Tubibasabye barabyanga, arabyanga we n'umufasha wanjye. Baratubwira ngo twebwe twahamagaye mu mirimo ya gishumba turi abaririmbyi, ntituzigera tuva mu baririmbyi, reka tubane n'aba bantu, tujye twicarana nabo, namwe mugende mwicare hariya tuzabashyigikira. Kubicara iruhande si cyo gisobanuro cyo kubashyigikira. Yesu ashimwe cyane. Umunsi ukurikiyeho iyi nama nkuru y'itorero, ngira ngo ndavuga ukuri ntabwo mbesa, iraterana ngo mugende muzane bariya abadamu bajye bicarana n'abatware babo, kubera ko hariho gusa naho nyine bitiranya, kubera ko ngiye nkunda kwicarana n'umushumba twegerana witwa Nyiragabiro Agnes, Pastor Diodore nawe akegerana n'undi mupatiko, turi abapasiteri b'abagabo 2 n'abagore 2, abantu bakagira ngo nibo bafasha bacu. Haleluya. Rero kugira ngo rero tuzakuremo iyo confusion, icyo gitekerezo, tugiye inama y'itorero. Iyi nama y'itorero yafashe resolution, mugende muzana bariya abadamu begera abagabo babo. Baravuga ngo twebwe turi abaririmbyi, muturekere mu baririmbyi. Suguca bugufi ngo okay, hari ababyumva arimo wenda kutabyita, ariko twabibonyemo ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo umwe mu muhigo yari afite, madamu niwe wahoza bumvira mu gitondo tuza, yari yamusabye ko bagomba kugenda basura abaririmbyi bose baba mu mageto kugira ngo bazamenye iyo baba. Icyo cyifuzo ngira ngo yakimusabye mu cyumweru gishize, ariko yari atari yabitangira. Namubwiye nti rero usigiye umwitero, uzagenda ugakore, usura abo bana bose, umenye aho baba. Haleluya. Kuko nutabikora uzaba atatiye nyine cya gihango na bwa busabe mugenzi wawe. Uyu mudamu yari muto, ariko afite umutima wagutse ku rwego rukomeye. Yari wa muntu muvugana ntabe yakureba mu maso kubera isoni, kugira ngo sibeshe aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Ubugwaneza budasanzwe, yivugira aseka. Mwari muhumugisha yatubibyemo urukundo, kandi tuzahora tubwibuka. Ngira ngo nirwo ruza kutubera impamba, yaba ari umushumba Diodone n'abana, ababyeyi ndetse n'abavandimwe mwese. Nyabe ntabwo yakenyutse, yapfuye mu gihe gikwiriye Imana yageniye n'isi yo kubaho kwe.
Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iyo mpamvu ni impamvu yo guhimbaza ndetse no kwishyura. Twagombye kuba turimo kurira pe byinshi pe cyane pe, ariko dufite ibyiringiro, dufite ubugingo kubera ko uyu turamuzi. Amen. Nawe agiye ntitubashidikanya, ari mu badamu bato cyane washoboraga gufata umwanya akirirwa ku gicaniro arimo gusenga. Ndabeshye? Ntabwo mbeshye. Kuva nka saa yine akageza nka saa 9 ari ku gicaniro arimo gusenga. Yagize igihe gikomeye cyo gusuka ubutunzi yari afite. Haleluya. Hamwe nadusigiye y'urubuke neza Imana ikumugisha. Ndagira ngo munyemerere babarindwa. Iyo ndamwisha aturemeye mu ijuru tuzabonana. ariko harota hano zamura ibiganza noneho ntituririmba ikorari cyangwa mufite ikorari tube twazamura ibiganza nimukomere abaririmbyi mukomere dukunda kuririmba ibyiringiro ko ari mu ijuru muzamuke muziringiro uzabona abatubajije iyo ibaza iyo kurewe tuzabona abatubajije iyo kanata kurewe tuzabona abatubajije
niturangiza dutanga umwanya. Uwo mwanya tumuzamure ibiganza. Tuzamure ibiganza. Ride la forza.